cyangwa se mu ijambo ry'Imana niho hari umuyoboro w'ukuri ubafasha kubakura ahantu Satani ari kubashimutira muri iyi minsi, akabashyira aho Kristo yateguye ko mukwiye kuzaba, hahandi yavuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Ibyo biba ngombwa ko babivugisha iminwa yabo kugira ngo baroge urubyiruko, baroge ababyiruka ndetse n'abandi bantu bakiri mu gihirahiro. aho bukira mbonera ko bibariza, hari ukuntu umuntu ajya avuga Imana, umuntu wenda w'umupagani cyangwa se muri abo twavugaga akavuga ati kabarokore mwasaze Imana mwayibonye. Ese shitani we bamubonye bazaturajyana bamubonye byibura, kuko bajya badutera ikibazo ngo se Imana wayibonye, wagereza kumubwira aho wayibonye ntabyumve kubera ko yamaze kuba imbata y'umubi. Ariko si uwo mubi we harano yaba atuye. Bivuze ngo uyu muntu uvuga ati iyo Mana ayibona mwayibonye muti ibaye ko mwasaze, ejo ushobora kuzamubona yicaranye na Cyanyabingi, Satani aramubona. Niyo mwambaje ku bijyanye n'amadini, ukumva Imana, ukumva ngo Imana, wavuga Imana ukumva ukwiye kuvuga Imana nturi mu idini. Idini ni Antikristo. Idini ntabwo rivuga Imana ngo riyisesengure, rivuga agace gatoya rigashyiramo amayobera ya Satani. Rikumva Imana ntabwo ikeneye inyungu za benshi, ikeneye inyungu z'umuntu umwe, kuko umuntu umwe ukora ibyo Imana ishaka, umuntu umwe uzamura icyubahiro cy'Imana hejuru. Ibyo basubiragurika bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe kandi bakizanira kurimbuka. Amen. Ni ukuvuga ngo ababazwa n'ibandi ni abagabo bayoboye bya association by'amadini bishyirira amahame. Niyo nguzana ka business k'idini akagashyira mu mudugudu runaka, uri kumva, ubundi akakora analize akavuga ngo se aha hantu indaya nzayaka icya 10 aha hantu igisambo nzayaka icya 10 kumva ngo hari n'ukuntu babyita ngo baryana umwe yariyundi, uri kumva, mubwira barya nuko batabizi. Isi irabagika baruguna nuko mutabizi. Ikizakubwira ko isi yakuriye kandi n'isi izakurya. Mushaka Imana y'ukuri, apana gushaka Imana muri brother zanyu, apana gushaka Imana mu mikino, apana gushaka Imana mu nzenya. Imana kuri iki gihe bari kwikorera mu nzenya, aho kugira ngo bayikorere koko bayikorere. Mugabanye gukorera Imana mu nzenya mw'Abanyarwanda, mugabanye gukorera Imana mu nzenya mw'abatuye isi, kuko niwakomeza kuzana ibintu by'ubugoryi byo kuno muzakorera Imana mu nzenya. Umunsi Imana izazana umuriro, umunsi marayika w'Imana azaza aje kugutwika, nta nzenya azazana, nta n'imikino azazana, ntazaguhereza. Yakumva ikibi cy'idini, idini si iryo rivuga Imana, idini ni Antikristo. Kandi bo abubakiye ku idini ndetse n'abarerewe mu idini, abo bose barajya hanze, ugahita ubona ko ari ba Antikristo, ari abakozi ba Satani. Rikumva izi mayibobo z'abapasiteri mubona zirirwa kuri social media, izi ngegera z'abahanuzi zirirwa zibeshya ngo Imana yavuze cyangwa ntiyavuze, birirwa mu itiku no mu itiku. Ni ukuvuga ngo bariya barezwe, batojwe na Antikristo, arabirerera kuva bakiri impinja mu madini. Ntabwo mvuga impinja bakibyara, no, ntabwo ari ibyo mvuga. Hari igihe zaririmba tubonye Yesu watwitangiye, hari igihe tuzishima cyane turuhutse imiruho yo mu isi mbi, uzabara umunsi udasanzwe yeyeye twicaranye na Yesu. Reka musuzi kandi mwikaze wowe utahwema kudukurikirana umunsi kundi hano ku Ishyo TV Rwanda. Amahoro y'Uwiteka Imana atanga nabane na
nimba ugeze hano kuri Ishyo TV Rwanda bwa mbere utarakanda subscribe, kora subscribe, ubundi ugende no muri comment utange igitekerezo ku nsanganyamatsiko twabazaniye, ubundi usharinge n'ibiganiro bigere kuri benshi, abanyarwanda benshi cyangwa se abakurikirana ururimi rw'ikinyarwanda bakabasha kurwumva kandi bagasobanukirwa ikivuzwe muri urwo rurimi, babashe kugerwaho n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Cyane ko kuri uyu munsi wa none nabazaniye insanganyamatsiko ivuga ku bijyanye no gukorera Imana nyakuri. Ese ni gute sosiyete turimo zidufasha gukorera Imana? Mbese groupe tugenderamo iboneye bingana iki, ku buryo ki nta hantu ibogama mu gihe tukorera Imana no mu gihe tugendana n'Imana, tukabasha gukora ibyo Imana ishaka ndetse tugakora ibitunganye mu gihe nyacyo kandi gikwiye. Ni ukuvuga ngo none aha tugiye kubana, hari njyewe Pastor Mubatiza, ndetse kandi ndi kumwe n'umuvandimwe mukozi w'Imana Irakoze, arajya mfasha mu kunyunganira ahantu biraza kuba ngombwa ko nifashisha Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana asoma ibyanditswe, ndetse namwe abafasha kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iki kintu. Reka mbanze nsenga Imana, ubundi ngaruke dukomeza ikiganiro muri rusange. Uwiteka Mwami Imana, Mana rero Mana ikomeye, Mana yo kwiringirwa, reka ngushimire kubw'aka kanya, reka ngushimire kubw'ubuntu. Uwiteka Mwami Imana, waturinze, turinda kuva mu gitondo kugeza aya masaha ukiturinda, ndetse warinze n'abanyarwanda, urinda n'abatuye isi muri rusange, urinda n'abo bakiri guhumeka bakurikiranye ikiganiro. Si uko ari beza, si uko nanjye ndi mwiza, ahubwo ni ubuntu bwawe utugirira umunsi kundi kugira ngo dukomeze dukore ibitunganye mu gihe gikwiye, ndetse n'ugikora ibyo gukiranirwa wese abashe guhindukirira inzira nziza nzima kandi y'ukuri washyizeho, kugira ngo buri wese azabashe kuragwa mu cyangwa se azabashe kuba umuragwa mu bwami bw'Imana. Uwiteka Mwami Imana, eza imitima yacu, eza buri umwe ukurikirana iki kiganiro Umwuka w'Imana aze atiyobore mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Mana, umwanya ni wawe, ivugire amagambo yawe ngiye kuvuga, nuvuga ngo ijambo ryawe ritavangiye, nirize ryubaka imitima y'abagiye kudukurikirana kuri uyu munsi wa none, tuzageza igihe uzabona ko rimaje kweza imitima ya benshi, kandi koko ribejeje igihe kigeze ngo uze utware itorero ryawe, ijambo ryawe rizaba rikiriho. Shimwa Mana, ngaho ngwino ubane natwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen, amen. Yego, muri iyi minsi ya none hariho impuha zitandukanye zivuga ngo kurimbuka ku isi, zivuga ngo abahanuzi b'inyuma baragwiriye, zivuga ngo turi mu bihe bya nyuma, ibindi nabo ese Antikristo azaza neza ate, n'ibindi bitandukanye. Ndabeshya? Yego, niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibyo ni amagambo akomeje kugenda aba menshi mu Banyarwanda, cyangwa se akomeje kugenda aba menshi muri Afurika, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi n'ahandi hatandukanye, ndetse n'iminsi Satani ari gukora idegembya, ndetse anakora ugasanga abantu b'Imana bamwe baratinya guhangana n'inkozi z'ibibi, cyangwa se n'abakora ibikorwa biri mu isi y'umwijima, cyangwa se abakora ibyo Imana idashima kandi itanezerwa. Rero ibyo byose byaba uruhurirane, ugasanga bamwe mu bakristo bo hasi ntibabasha gusobanukirwa, cyangwa se ntibabasha kuba bafata inzira runaka ngo abe ariyo bagenderamo, abe ariyo bahitamo, bagaguma mu ruhirahiro, ntibamenye icyo Imana ibashakaho nyirizina.
kuko icyambere kimwe muri bo nyuma y'ibyo byose, nyuma y'impuha ziri kuza hano hanze aha zibangukana ubugingo bw'abantu zijya kuroha mu kuzimu mu muriro, nta bari gushishikazwa no gushaka ibyanditswe. Kandi mu byanditswe ikindi kandi ngo simbasize nk'imfubyi ko nzawohereza umufasha. Rero abenshi umufasha arahari ariko yabuze abafasha kuko ntawe ushaka ko amufasha. Ni ukuvuga ngo umufasha ntabwo azaza ngo agufashe ku gahato, azaza kuko ukeneye kubwira gute kwagufasha. Nimba udakeneye ko umufasha gufasha ntazigera agufasha. Icyo urifashije cyangwa ufite abagufasha kandi b'umumaro wizeye. Rero hari abantu bafashwa na Satani akabafasha koko ukabona koko yarabafashije, nyuma bakajya babiha inyito ko bafashijwe n'Imana. Ukiraho mubaze wenda ahangize ikibazo, abantu bafashwa na shitani baba babizi ko ari shitani. Imitima yabo, ubona imitima yabo bahamya neza badashidikanya ko uwo bari kumwe, kuko uko byasa kose ndahamya neza ntashidikanya ko umuntu ufashwa n'Imana ku mutima we biba biri connect. N'umuntu ufashwa na Satani ku mutima we haba hari akantu, uretse ko ururimi ibyo rusohora binyuranye cyane 100% n'ibyo umutima wibwira. Yego. None se ukiraho ni ashobora kuba afashwa na shitani no ku mutima we yumva ibyo akora proud yabyo, ariko dukaruka inyuma kuri abantu batajya bemera ko Imana ibaho. Yazumva ko kuko afashwa na shitani kandi atemera Imana. Ma difference yabo bantu, hari uwemera Imana akibaho akanga kuyikorera no kuyiha umwanya, ariko azi kwihari bitewe ni wenda n'ibyo imukorera n'ibyo abonesha amaso. Hari n'abatayikorera atari uko, n'abatayikorera kuko bisetinzemo ko nta Mana iriho, nta cyiza bayiziho, n'ibyiza babona babibona nk'abo mu maboko yabo. Uwo muntu azi ko kubaka inzu biri mu maboko ye, akazi ni ubushake bwe, kurya ni imbaraga ze. Mbese aho twebwe tubonera Imana bose ho bayemerera, we yemera ko ari kubahumeka gusa, akaba afite imbaraga n'ubwenge, yaranize byaremeye, akumva nyine ko izo mbaraga iyo Mana ntayo. Uwo muntu wamukarasa mu rwego rw'uko yayobowe na shitani koko akaba yaranyuzwe nayo, cyangwa n'ubuyobe. Uwo muntu wese ni umukunzi wa Satani, kuko Satani igihe cyose ntabwo ashaka ko umuntu aba umwe n'Imana, cyangwa se amenya Imana agaciro, cyangwa se amenya isano afitanye we n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo aje noneho akanabyatuza akanwa ke akavuga ngo njye sinemera ko Imana ibaho, egare yamaje kuba imbata ya Satani. Rekumva yamaje kuba umuyoborwa na Satani. Ni ukuvuga ngo isesobuja we ari we Satani amwemeza iteka kuba ahantu hose ari agomba guhakana Imana. Numwe muri babana b'inshira, numwe muri babana b'inshira, abana b'isi, n'abana b'inshira, n'abana b'inshira. Yego. Kakamukanye. Arikumva? Ni ukuvuga ngo uyu muntu akenshi niyo umubwira ijambo ry'Imana uba umeze nk'umena amazi ku rutare, ntakeneye kuryumva ko ni shitani. Satani wajya kumubwira Imana, Imana arayizi, azi ubudahangarwa bwayo. Nabo bakubwira ngo ntibemere Imana, Imana barayizi, bazi ubudahangarwa bwabo. Ahubwo bo na so wabo na bosi wabo Satani abemeza iteka guhakana Imana, ndetse mu kanwa kabo bagahakana Imana, ariko imitima yabo Imana barabizi kibaho. Nanjye ndabitekereza ko ariko bari kumva, ariko akanwa kabo kuko bagomba gukomeza bamamaza yuko nta Mana ibaho kandi nako isi bishaka,
nuko iyi si turimo ni iy'umwijima cyane. kandi umwijima ni satani. bari kumva? ni ukuvuga ngo imana ibonerwa mu mwuka, satani nawe akaboneka mu myuka mibi. bari kumva? hari uburyo cyamutera ubwoba n'ibindi bitandukanye. Akenshi ubundi niba bakorana nabo n'izo mbaraga zindi twe tutizera. dore akenshi umuntu uzakubaza ikibazo ngo iyo mana yanyu ni iyihe, k'abarokore mwasaze, ega uzahita umenya ko ari nk'umukozi wa satani ukugendereye, intumwa ya satani ikeneye kumenya amakuru ku mana yawe. uri kumva? noneho niwamubwira imana y'ukuri, iyo mana wamenye, yabitega amatwi, yabyumva, ukabona ntabishyikira, uzamenye ko akiryohewe no kuba imbata ya satani y'umubi, ariko hari umunsi umwe azatungurwa. ku ruhande rumwe reka mbe nkugarukire umuntu, uruhande rumwe ntabwo ari ukumwumvisha ko iyo mana itabaho. imana ibaho, demubembera amana bibera ko imana ibaho. ariko akenshi ntekereza ko impamvu babivuga, anavuga ati ko mwasaze nuko barakore b'iyi minsi. imbuto twakereye wa muntu utemera ko imana ibaho, rimwe na rimwe bazidushakaho bakazibura. yego, aricyo kimwe mu bintu bituma abantu bamwe na bamwe batemera imana. ariko mbaragiye kandi bazayisanga, bazasoma ijambo ry'imana, bizababwira imana, basobanurire confusion cyangwa confusion bagera ku by'imana cyane. ntabwo bazayisanga muri adeperi, ntibazayisanga muri katolike, ntibazayisanga mu bayehova. oya, bazasoma ijambo, bazumva ya mana birirwa bavuga ngo turabeshya, cyangwa se babumve ya mana batajya bumva neza ngo ni imana ki, ikora ite, ituye he, yabaye ite, yavuye he, ikomoka he. bazasoma ijambo ryayo. imana imana Bibiliya, imana Bibiliya nibo bazamenya imana. oya, mana azasoma muri Bibiliya azaba yayoboka kugeza Yesu agarutse. icyo ni igisubizo cyiza cyane cyonyine kiyobowe ndetse n'umwuka w'imana. ariko hagati aha ngaha naho ngiye kwita ngaruka mu nsanganyamatsiko ndetse n'ibiraza kuranga ikiganiro cyose. idini ntabwo rivuga imana y'ukuri, rivuga agace gatoya rigahita rishyiramo amayobera ya satani. ni ukuvuga ngo idini ni nk'igikamyo kigira gutya kigapakira imizigo, ubundi kigatwara kigacuncubikana kigashyira ahantu cyateganyije kugira gute gushyira. icyo nababwiraga dukomeza twinjira mu nsanganyamatsiko y'umunsi cyangwa se y'ikiganiro, ni ukuvuga ngo idini ryo ubwaryo ni antikristo, naho itorero ryo riyoborwa n'umwuka w'imana, kandi itorero ry'imana riri mu ibanga ryayo. ni ukuvuga ngo izi sosiyete zindi mugenda mubona z'utudini tugenda tuvuka, n'ibidini byakuze byafashe mbese nyine byaganguje, ziriya ni performance za satani, ahantu satani agera yivuga ibigwi, yiyoberanyije nka marayika w'umucyo, ariko si inzira yo kumenyera n'imana nyakuri. mu idini ntabwo hamenyera imana, mu idini uhayoberezwa, ukahanywera amazi y'ibirohwa yanduye, ku buryo uharwarira inda n'imbaragasa, bwaki na mburugu. mu madini uharwarira bya kanseri. kuri wa muntu w'imbere, ntabwo mvuga umuntu w'inyuma, kuko mvuze ku muntu w'inyuma abari mu idini barashishe, barabyibushye, bararya bakambara bakaberwa.
ariko umuntu w'imbere yambaye ubusa, umuntu w'imbere ararwaye, umuntu w'imbere ari mu ndembe, umuntu w'imbere yaragwingiye, umuntu w'imbere harabura gato ngo apfe. Impamvu nabwo atari yapfa ni uko n'icyo kibiri cy'inyuma kitari cyaba. ntunganiyeho n'abandi uzabicara usenze nk'imyaka 10-15 wagira umuntu bwo gusobanurwa na Mwuka Wera akavuga ngo sinkubona ongera unyegere ndagushaka nkakubona simufatisha yego kubera ko uri mu kigare kidiri kimere mutegeko gukora ariko byuko ntabwo uzi impamvu yikora yego mu magambo ntabwo uzi umuhamagaro wawe ntabwo uzi yego none aka kantu ko kumuhamagara ni ukuvuga ngo idini ntirizagufasha kumenya umuhamagaro wawe w'ukuri n'Imana, ahubwo ryo rizaguhitiramo umuhamagaro bakurikije n'inyungu bagushakaho. Ariko kumva ni hahandi uzasanga bimitse abantu runaka, wakibazo sura yimitswe agendeye ku kingo buranga Imana itoranya uko ishaka. Imana ntiyibeshya ku muntu wayo, ntago yibeshya. Imana ntikoresha amayibobo, Imana ntikoresha amabandi. Iki kintu mukimenye. Pawulo ntabwo yari ibandi mu gihe yakoreraga Imana, Petero si yari ibandi. Rikumva abandi ni amabandi, abapasiteri bo muri minsi ni amabandi, si batoranyijwe n'Imana, batoranyijwe n'umwuka wa Satani. Ni ibidini byabashyizeho. Nta gihe nigeze numva ko umuntu w'Imana ari igisambo cyangwa se akoresha uburiganya akoresheje Imana. Bibiliya nta hantu yigeze bavuga. Ariko kumva ikikubwira ko ari ubudini ndetse n'abo bapasiteri b'abatubuzi n'izo nkozi z'ibi n'izo mayibobo z'abapasiteri uba usanga nyuma zigenda zibyara amashami ku ruhande, rikaza ari ishami rivuye kuri cya kidini. Ndi kumva noneho ryaza ari ishami rivuye kuri cya kidini, noneho ryo rigasya ritanzitse. Ari kumva ariho hahandi baza bashaka impiya, ibyo kurya baza barya bamiragura bameze nk'ingurube icitse mu kiraro, baza barya ibyo babonye. Ari kumva ariho hahandi uzasanga batsikamiye mu Kristo bakamurya n'utwabo ndetse bakaguguna n'ibiri mu nzara, urwara bakareba n'ukuntu baruguguna kugira ngo hatagira akantu gasigaramo k'umumaro ko kuribwa. Yakumva ikibi cy'idini, idini si ryo rivuga Imana, idini ni Antikristo. Kandi abubakiye ku idini ndetse n'abarerewe mu idini, abo bose barajya hanze ugahita ubona ko ari ba Antikristo, ari abakozi ba Satani. Yakumva izi mayibobo z'abapasiteri mubona zirwa kuri social media, izi ngegera z'abahanuzi zirirwa zibeshya ngo Imana yavuze cyangwa ntiyavuze, birwa mu itiku no mu itiku. Ni ukuvuga ngo bariya barezwe batojwe na Antikristo, arabirerera kuva bakiri impinja mu madini. Ntabwo mvuga impinja bakibyara, no, ntabwo ari ibyo mvuga. Ibintu mvuga mbifitiye gihamye ni ijambo ry'Imana. Yego ngira ngo ntiwe njya kure wabanza ukadusomera Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo waho wa 6. Umurongo wa 6. Igice cya 2 umurongo wa 6. Utwo jambo ravuga ngo icyo Pawulo yari agambiriye ubwo yigishaga Abakorinto. Ibice 2:16 wonyine. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6. Icyakora ubwenge tuvuga mu batunganijwe rwose. Icyakora ubwenge tuvuga mu batunganijwe rwose, ariko
ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. komeza. Umurongo wa 7, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Ariko ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Aribwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Umurongo wa 7 ni ukuvuga. Muri kumva ubwo hano havugwaga ab'iki gihe bavugwaga n'ibidini. Yesu Kristo wigeze ubona ari mu kidini? No. Wigeze se umubona ajya guhanganira imyanya imbere avuga ngo ndashaka ngo mumpe agatuti? Ntacyo yaje gusanga intama yazimiye yonyine. Ntabwo yaje gushaka icyubahiro mu madini, ntabwo yaje gushaka agatuti, ntabwo yaje gushaka umubare w'abamembers, abanyamuryango b'ikidini runaka, nta bamambure yarakeneye. Abantu kw'iki gihe bararwanira abamambure. Ase abo bamambure murabajyana, abo bamambure muri gushaka murabajyana. Dukomeze usoma Abakorinto ba mbere nanone igice cya mbere umurongo wabo wa 8. Umurongo wa 8 Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 8. Igice cya mbere. Titire iravuga ngo ishimwe. Pawulo ashimira itorero ry'i Korinto. Umunani aravuga ngo niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Soma ku 9. Okay, nta kibazo, komeza. Imana niyo kwizerwa yabahamagaye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Imana niyo kwizerwa yabahamagaye mwese gufatanya n'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa kugera ikirenge mu cye, gukora ibyo batashaka. None reka mbabaze, Kristo yaje muri business? Reka mbaze ababirwa baturira abantu Imana ngo igiye muri business zanyu ngo Imana ngo bahaye imigisha, nta bwinge bahaye. Yego. Rego aso kibaza ngo izi ntumbi abapfu mu bugingo zikomeje kubashyiramo imyuka mibi iyo mu bapfu, si imyuka mibi yo mu bazima. Ariko ndavugira mu isi y'umwuka, ntabwo mvugira mu isi y'umubiri. Utagira ngo hari abantu n'isi ntumbi ari bazima kandi batari babashyingura. Ni intumbi mu isi y'umwuka, ariko zikigenda ziyoberanya nk'imizimu uko ziriho kandi zitakiriho. Ziza zibabeshya ngo Imana iravuze, ziza zibabeshya ngo muhawe imigisha, ziza zibabeshya ngo Imana baguriye ma business, ayo ma business mukuramo ibyo gukiranirwa, ayo ma business mukora iby'Imana idashaka, ayo ma business ayabajyana kurimbuka. Reka mbabwire mw'Abanyarwanda, mbabwire mw'abatuye isi mwe, Imana si yo kumenyerwa. Imana ubwayo icyubahiro cyayo irihariye. Ikindi kandi Imana ntabwo irwanira umubare w'abantu 1000, umuntu umwe gusa arahabwa. Kumva ngo Imana izabashyiramo imiyaga, imbere y'Imana nta muyaga ishyiramo. Na Yona yari umwe, ariko yarateje umuraba mu nyanja yose. Yateje umuraba mu nyanja yose, bose barahomba. Ari umwe niwe Kristo yaje ashaka. Kristo ntabwo yaje kurwanira imyanya mu batambyi
ngazavuga ngo ndagenda ndeba umutambyi mukuru ngo ubundi tugirane imishyikirano ubundi tugirane imishyikirano ngo tujyane ku ntebe tugabane uburyo kinga nzajya nigisha nawe akigisha. Yagiye mu kibaya, yagiye mu midugudu, yagiye mu mihanda yose ababwira iby'ubwami bw'Imana. Bivuze ngo nawe ushaka kuvuga Imana ugatangira uvuga ngo ngegana ntabwo urajya gusaba umwanya kwa Antikristo. Urashaka gusaba hiti kwa Antikristo, uzagenda Antikristo azaguha umwanya ariko azaguha amahame, azaguha amategeko n'amabwiriza ugomba gukurikizwa byakunda byakunda. Niwabyanga kwirukane kuko wakiriwe nk'umukozi, azakurekura hasi kandi nakurekura kuzamuka bizakugora. azagusezerera muri disipurine, nta n'umwe azaguha n'imerekeza, azakwirukana. Nta pasiyo. Bivuze ngo Antikristo uzareba bano bapasiteri bakorera muri bino bidini bano bakozi Imana bakorera muri mubiri, iyo birukana nta gapasiyo nta n'imerekeza. Nta n'umwe pasiyo mu bakorera Imana. Pasiyo y'umuntu wakoreye Imana byanyabyo asanga asa neza, imirimo yakoze igihe yari ashoboye imutunga iyo yicaye, iyo niyo pasiyo y'umuntu wakoreye Imana. Pasiyo y'umuntu wakoreye Imana ni neza yayo mu gihe utagishoboye gukora. Exactly. Igihe utagishoboye guhaguruka, hari imyaka umuntu ageramo akananirwa, akicara agakenera umufasha, agakenera iki. Ariko n'ubwo ngo umuntu wakoreye Imana mu gihe umuntu usanzwe yakoreye leta igihugu runaka, pasiyo imutunga yicaye. Umukozi w'Imana ibyo imirimo yakoze agishoboye imutunga atagishoboye guhaguruka. Ushaka umuntu ngo yamutunga gute? Iyo yakoreye Imana neza, yavuga ngo ineza y'Imana ntihera. Ushobora kuba warangiriye neza warakoreye Imana akakubonamo Imana, igihe uzaba utakibasha guhaguruka akuzanira umwenda wo kwambara, akuzanira umuceri wo kwambara, noneho umuceri wo kurya, nkakwigishiriza umwuzukuru, birashoboka. Nkaba nakubakiraho kuba kubera ineza y'Imana wabibye mu mitima y'abantu. Niyo pasiyo y'umuntu w'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo mutandukanye pasiyo yo mu kidini, kuko iyo mu kidini bazakugenera, ariko iyo ku Mana uzahazirizwa kwifuza kwawe kose muri cya gihe utakibashije gukora cyane. Niba ukorera ikidini, menya yuko ikidini cyo ibyo gikora ni ibikorwa bihakana Imana. Idini ntikora iby'Imana ishaka, ikora ibyo Antikristo ateganya ko yifuza ko bakora mu gihe gikwiye, mu gihe Imana babona ko yegereje kuza. Bo babapushinga cyane gukora cyane kugira ngo bakomeze bayobye abantu bifuzaga kumenya Imana y'ukuri, babayobereze mu kibuga hagati, nyamara bari mu nzira bagenda. Reka dukomeze udusomera Petero wa kabiri ibice 3:16. Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16. Titira avuga ngo ibyo kugaruka k'umwami Yesu. 16 haravuga ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhishe, gusobanukirwa ibyo abaswa bahindaguye, gusobanukirwa ibyo abaswa bahindagurika, bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe kandi bakizanira kurimbuka. 16 aravuga ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye. Icyakora zirimo bimwe biruhije, gusobanukirwa iby'abaswa bahindagurika. Genda hari Nyamirambo, akaba azi ko intama iri muri ako gace akabimurira pe, akaba abizi, ndetse rimwe na rimwe nayo bakaba basangira byo kurya by'umwijima.
kako ni bavuga ngo bariye ubusa bwabo bariye isi niko ngo ni ukurya isi niko njya numva ariko njya nibaza nimba isi muyishyira mu mibiri yanyu isi ni igitaka isi ni icyondo nimba wifuza kurya isi wa munyarwanda fata iteke ufate ibijumba wirire nicyo gihe uzaba uriye uri kumva niwifuza kuba mu isi neza nk'umunyamahoro ikuryoheye fata iteke ufate ikijumba ufate umwumbati wirire nubona agafiriti ukarye nubona umuceri urye imvura nigwa uwugame nijoro niriza ugenda ujye ku buriri bwawe usinzire isi ntabwo iribwa mu mibiri yanyu isi ntabwo iribwa mu kwiyabuza inzoga isi ntabwo iribwa mu kunywa amatabi menshi isi ntabwo iribwa muri ibyo ngibyo isi iribwa mu byo kurya bitekwa n'inkono ahubwo se hari ababa mwarabonye bashonyeho byibura kuri iyi si tubone ubundi ikintu iyo umuntu akiriye ashonaho bikagaragara ko harabuye byibura yashinze amenyo yego n'urugero uriye nk'ikijumba ukagishonaho bigaragara ko hari ahantu washonye n'ikindi cyose gishobora kuba kiribwa kidahita gishirira ko icyarimwe bigaragara ko hari ahantu washonyeho iyo sisiteme cyangwa se iyo mvugo yo ngo kurya isi nibaza niba sindabona abantu bashonye cyangwa n'isa n'isi ni yayindi nyine twakuze tubona ari isi ntabwo ari imyuka ni ukuvuga ngo kurya isi ni iyobera rya satani yazanye ni umwuka wa satani ndetse wa antikristo yazanye mu myumvire y'abantu ndetse no mu barokore no mu bavugabutumwa bibabamo aka kantu kurya isi kababamo ese iyo si iyo uhagurukanye na mugenzi wawe ukaba mugiye kurya isi nikumva nyuma uzagenda ahantu ku gituro nikumva cy'umuntu umaze ukwezi kumwe ashyinguwe utaburuye numara gutabura wenda no gushinga ngo uri umurambo usimbitinda cyane hano wabikora wenda noneho niba mara gutabura umurambo urebe wa muntu urebe nimba yasura yakifite uzamenya ko isi yamuriye mindset uwo muntu umaze ukwezi ari mu gitaka arumva aracyagira business izihe nta business agifite isi zakurya izakuguguna isigi igufa isigire umuswa nawe uzurya igufa wowe ntuzigere urya isi uri kumva hari imyumvire y'ubugoryi imyumvire ipfuye imyumvire abantu benshi ikomeje kubayobya nta miyaga azagushyirira azafata ahambira umuginga ajyane yaterure imbwa ijugunye mu muriro uri kumva imana nta mikino igira abanyarwanda imana nta mikino igira wa dipasiteri we nimba uri gitubuzo uri kumurikirana uri kumva zana imikino none urya amafaranga y'abandi ariko umunsi umwe imana iza akenshi ujya wumva ngo abantu bajyanwe imageragere uri kumva imageragere y'imana ni muri gehinomu uri kumva kandi imageragere y'imana wagezeho navayo agumayo imana ntiyakujyana imageragere muri gehinomu uzahora n'urwo gusenya uzaririmba urwo ubonye by'iteka ryose uzahora wiganya uzahora wicuza iminsi yose yawe yo kubaho kwawe kose wowe n'umubi sobuja wawe satani yakuyobeje ubizi ko ari kukuyobya ndetse nawe ugafata iya mbere mu kuyobya abandi uzahora n'urwo gusenya reka noneho kongere dusome muri Amose igitabo cya Mose ibice byaho 8:11 ubundi dukomeze tugana ku musozi reka noneho ukomeze dusomera mu gitabo cya Mose ubundi dukomeza tugana ku musozo ariko abanyarwanda mwitondere ibyo uganira mwitondere Imana ikindi kandi witondere Imana ugakora ibyo gukiranuka uzaba unezererwa Imana kandi uzaba ushimisha Imana niwashimisha Imana n'Imana izakunezerwa muzakorana nk'abavandimwe mukorane nk'abantu babana apana gukorana nk'umukoresha wundi wibuke yuko Imana ikimara kuri mu muntu yagendereraga umuntu bakabana nk'inshuti ubundi Imana yaremye umuntu ikeneye inshuti y'inkoramutima bakwiye kubana umunsi ku wundi Imana ntabwo yaremye umuntu nk'igikoresho
ubundi abamarayika baremwe nk'ibikoresho bikwiye gukoreshwa biramya, ariko Imana iremye umuntu imurema nk'inshuti yayo, nk'umukunzi bakwiye kubana bakanezererwana. Abantu bigize ibikoresho, kandi koko mwigize ibikoresho mu bikoresho, mu gihe mudashaka kuba nk'Imana cyangwa mudashaka gukora nk'ibyo Imana ishaka, muzakomeza mwigira umwanda, muzapfa muri umwanda, kandi mu isi muzaba umwanda. Badusomera muri Amosi Mose kangahe? 8:11. Mose 11. Amosi 8:11. Imana ihora Abisirayeli kurwanya abakene. 11 ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga. Nzatera inzara mu gihugu, kizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka, kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Amen. Uri kumva Abisirayeli bavugwa ni bandi? N'abemeramana. Just turi mu Rwanda, ntabwo turi mu Isirayeli. Harabwirwa ba pastor, harabwirwa ba diakoni, harabwirwa ba padiri, hakabwirwa abantu. Mwese muvuga Imana mu magurupe mugiye murimo hirya no hino. Mwese Imana izabahana, kandi izabahana ko kibahane, kuko mutigeze mugabura ibyo kurya bitunga ubugingo, ibyo kurya bitunga abantu b'Imana. Nigeze ejo bundi mu myaka ishize, hari igihe cyageze akajya wumva kumva abantu ngo bagiye za Kizabonwa, bagiye mu butayu runaka, bagiye mu mazi. Aho hantu bagendaga bashaka Imana bahurira n'indi myuka mibi. Uri kumva? Birangira bano bajya gushaka Imana mu butayu bagaragaye nk'abagome, kuko Satani yahise abambitse ishusho y'ubugome. Ubu nibo bahigwa. Kubera iki? Nuko abangaba bakagabuye ijambo ry'Imana by'ukuri, babicishije inzara n'Imana, ntibayibabwira, ntibabereka n'uburyo bakwiye kubonamo Imana mu buryo bworoshye. Barabarekura, barabashumura, birangira batangiye kugenda barorongotanira mu mashyamba no mu misozi bari gushaka Imana, ngo bajya kubwira Imana agahinda kabo. Niki gituma mujya mu mashyamba no mu butayu no mu misozi mujya kubwira Imana agahinda kabo? Asa aho ngaho uriho Imana ntihari. Uwo mutozo wagatojeje abantu b'Imana uburyo bakwiye gushakamo Imana, akamaro ke ni akahe? Uretse ikintu yakoze, yabakuyemo ibyo kurya by'umubiri, ibyo kurya by'umwuka arabibahisha, abakuramo iby'indamu ye, abahisha iby'umwuka. None se kiraho Yesu ntiyasengeye ku musozi? Kristo yasengeye ku musozi, ariko yagiye gushaka imbaraga, ntabwo yagiye gushaka ubutunzi. Yari afite misiyo arimo. None wowe uri kwigana Kristo, misiyo urimo ni iyihe? Ni bande bifuza kuzana ku Mana? Nta misiyo urimo. Uri kugenda ngo nuko ngo akawunga kashize mu rugo, ngo nuko ngo inzu amatariki yageze. Misiyo urimo ikujyanye ku musozi ni izihe mbaraga ugiye gushaka? Ugiye gushaka imbaraga zo kubwira nyir'inzu ngo nyir'inzu rero ngo yabonaga amezi arageze ariko nta mafaranga afite? Nizo kwihanganira ikigeragezo cy'ubukode, zo kwihanganira igihe wagiye ugakora. Niza ko nta kawunga, jya mu kazi ukore akazi. Mu gihe kabuze, tegereza Imana ndetse ukomeze utegereze ubushake bw'Imana. Nacyagiye akazi kabonetse ntujyayo, ngo ujya ku musozi. Ese nkamubaza, uwo musozi agenda wakora ibyo kurya bingana iki ujya kugaburira umuryango wawe? Ariko uyu abantu benshi barimo, nuko batigeze basobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana n'icyo Imana ibashakaho. Ntabwo basoma ijambo, kandi baramutse basoma ijambo, Imana ntabwo bajya bayishakira mu rutare. Kumva ngo Abisirayeli bagenze urugendo ngo mu butayu, bari mu rugendo nyine bagenda bajya i Kanani. Ese wowe uri mu gihugu cyawe imbere, uri kujya mu butayu bya gukora iki? Uri kugenda bafite aho berekeza Abisirayeli.
ko ako kanya ukimara kwihana ukizera umwuka w'Imana, ukizera Imana nyakuri, ukizera umwana w'Imana, ako kanya ko ushyirwa mu baragwa b'ubwami bw'Imana, nonaho upfuye wajya mu ijuru. Ntabwo kugenda mu butayu ari byo byerekana kuri mu nzira ijya mu ijuru. Hari ahantu niho bakwiye imyuka mibi, usanga banahakuye ni naho hantu wa mwuka w'ubuhanuzi w'ibinyoma wakuriye. Ahubwo ubwo abavuga Imana, abemeramana, abashaka guhindura sayiti zo gusengeramo mu buryo bw'abahanuzi, hari uburyo bafatamo ikirere gisimbuzi. Buriya uko ushaka ugomba kuvuganira n'Imana, niko n'umurozi akugenda inyuma ashaka kujya kwica ibyawe, niko kuvangirwa muzatora, niko guhanura ibitabo muzatora, niko kwiyimbaza muzatora. Kuko rega ntabwo ari wenyine uzahagenda, n'umurozi azaza, n'uragura azaza, n'upfumura, kuko buri wese afite misiyo ye mu isi. Yego. Bivuze ngo rero kuriya noneho baragenda, hakabaho umuntu akagera igihe atamenya ikirere asigaye akoreramo, kuko ikirere nawe cyarinjiriwe, akabinjije iminsi y'umwuka, ntiyabimenya, agasigara n'umurozi ntabimenye, kuko umurozi hari imbago ze yamaze gufata, kandi washoye imizi aranakomeye, ariko yazibye ureba he habaye kuranga. Abantu twisubireho. Niba bwabere cyangwa no kubwira umuntu message Imana yaguhaye ukwiye, ukagenda ukabona message irasohoye, ejo uzagenda uvuga ati noneho ndabona byanze, turabafite, wapfa kugenda haruye naho numpa ibirayi byo kurarira. It's okay kubiguha nibyo, kuko ibyo umwuka biradutunga ntacyo bitwaye. Ariko ahubwo ikibazo bagenda bavuga ati reka ngendeyo nimba ndabona message ndiyeranje, ariko abana babo barari ndiyeranje message nyibona ikimenyimenyi. Hari igihe umuntu akubwira ubuhanuzi ukamwihorera, icyo gihe baba bayobotse Satani. Rero iyo biyeranje wa mwuka wa kidayimoni umaze kubinjira kubera kwihimbaza no gushaka indabo, n'abakozi nabo babaye abakozi ba Antikristo. Nubwo bakijijisha bavuga ngo barakorera Imana, ni abakozi ba Antikristo bano bahagaze b'indamo. Abantu babe maso, abantu bahanurirwa babe maso. Niba umuntu aguhanurira nawe wakwihanurira, niba umuntu aguhanurira making sure message ampaye iyi message irimo. Reka ukira aho ngaho, abantu ba kera ndetse n'abami ba kera, iyo Imana yababwiraga niyo yakoreshaga ijwi ryayo ibabwira, ibasabaga ibimenyetso kuti Imana nimba ari we koko, kandi koko yababwiye n'ibinkuba zigakubita, nimba ari we koko ngereka ibimenyetso. Asi wowe uhora ubwirwa buri mu gitondo saa sita nimugoroba, ubuhanuzi bwabaye nk'amafunguro yo ku munsi, utaka ibimenyetso ngo umenye nimba ari koko ari Imana ivuze, uri muntu urinjije. Ikintu kimwe urinjije, ubyange ubyemere, urinjije, uzapfa urinjije. Reka dukomeze tugana ku musozo. Mwihangane abo nabwiye nabi, si uko nabishakaga, ahubwo umuntu avuga bitewe n'icyiciro agiye kubwira. Abanyarwanda benshi ndabizi ko utababwiye ngo ubabwize ukuri, cyangwa se ubabwize ikinyarwanda gifatika, ukababwira uca hirya no hino, ibyo bakubwiye ntabwo babyumva, barakomeza bakigendera. Ariko wumvishije aya magambo nkubwiye nonaha, ndagusabye ntaba amagambo aca ku ruhande cyangwa se ajya hirya, nimero wumvira umwuka w'Imana, ubundi ukora icyo Imana ishaka. Ikindi kandi wowe usenga iteka wifashisha n'ijambo ryayo Bibiliya, usome kugira ngo ukomeze kugenda waguka ukura mu buryo bw'umwuka. Akimuhana kaza imvura ihise. Uwo muhanuzi ukohereza muri Amerika, umuhanuzi ukohereza mu Bwongereza buri gitondo buri nimugoroba ukubwira imodoka n'ibindi, akimuhana kaza imvura ihise. Nonaha wapfa ukarimbuka utaritaye ku iherezo ry'ubugingo bwawe. Ariko mu gihe witaye ku iherezo ry'ubugingo bwawe, burya uba wibikiye ubutunzi by'ubutunzi butagereranywa. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, Umwami Yesu akomeze abane namwe.
Ikindi kandi murasabwa kujya mukomeza kudukurikirana yaba kuri Doroka TV ndetse no ku Ishyo TV Rwanda. Mujye mukomeza mudukurikira munsi kundi ndizera ko muzakomeza kugenda mwamuka mu mwami wacu. Ineza y'Imana nikomeze bane namwe, umwuka w'Imana nabahangeho, maze mukora ibyo Imana ishaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.